Yes, reka nanone nkubwire nti gubwa neza aho uherereye hose ukurikira Viral Rwanda mu makuru agiye atandukanye cyangwa se ku nkuru ziri trend cyangwa se ziri viral hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda mu myidagaduro ubana natwe mu bisata bigiye bitandukanye ku basitari mukunda haba abasitari mu muziki muri sinema mu mupira n'ahandi henshi yagiye hatandukanye. Nyuma rero yuko Ishimwe Vestine ndetse na Kamikazi Dorcas batangaje ko bamaze gutandukana n'iyi label ya MI Music, ariko uyihagarariye cyangwa se Murinda Habi Irene nyirayo akaba nta kintu yari yagatangaje aka kanya cyangwa se muri uyu munsi tugiye kurebera hamwe nawe ibyo atangaje kuri iri tangazo, nawe yemeza neza ko yamaze gutandukana na Ishimwe Vestine ndetse na Kamikazi Dorcas. Mu makuru agiye atandukanye nk'uko bigaragara mu magambo akomeye yabatangajeho kubashimira ndetse n'ibindi muri buze kwiyumvira mu mwandiko yanditse kuri Instagram yiwe. Reka mbaye ikaze hano kuri Viral Rwanda, wibuke gukanda subscribe niba utarigeze ubikora, ndetse utange like, uduhe n'igitekerezo cyawe muri comment. Ese ubona hazaza hitsinda Vestine na Dorcas hazaba hahe nyuma yo gutandukana na Irene? Ese ubona MI Music nyuma yo gutandukana na Ishimwe Vestine na Kamikazi Dorcas izabona abandi bahanzi bakomeye izadobuta bazaboostinga n'ubundi rebo nk'uko byari bisanzwe? Byose katubirebe. Murinda Habi Irene mu masaha ya nimugoroba y'umunsi washize ku cyumweru, hari ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu turimo, ndetse hari ku munsi wo ku cyumweru nibwo yagiye kuri Instagram iye arangije apostinga nawe iriya baruwa bari abakobwa bapostinze, hanyuma arangije yiherekereje iyi caption cyangwa se amagambo agira ati "Hi family, after 5 years of partnership and shared experiences, MI Music and Ishimwe Vestine and Kamikazi Dorcas have mature concluded their contract journey." Ati muraho muryango wacu, nyuma y'imyaka 5 y'ubufatanye ndetse no gusangira ubunararibonye bwa MI Music ndetse na Vestine na Dorcas bamaze kwemeza ko iyi ngiyi ariyo iryo herezo rya kontara y'urugendo bari bafitanye. Ati "We thank God for his faithfulness throughout these years and for every achievement, lesson and blessing along the way. As the one chapter closes, we trust the Lord is leading each part into new opportunities and greater purpose." Ati turashimira Imana kubwo icyizere yadushizemo ugendeye mu myaka twanyuranyemo tukizerana, ndetse n'intego zose twagezeho, amasomo twize ndetse n'imigisha yose twagiye duhura nayo. Niba chapter cyangwa se niba igitabo cya mbere gifunzwe, turizera ko Imana irimo izakomeza kuyobora ndetse no gucungira hafi ubuzima bwa buri ruhande urwo ari rwo rwose, ndetse ikazana n'ibikorwa bishasha ndetse n'intego zikomeye. Ati "To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven." Ati buri kimwe cyose cyabaye ndetse n'igihe cya buri ntego cyose kiri mu ijuru, kiri munsi y'ijuru. Byose bishatse kuvuga ko ari Imana ibitegeka cyangwa se ibintu byose bibera munsi y'ukuboko kw'ijuru. Ati "With gratitude, respect and Christian love, we celebrate the past and look forward to the future God has prepared of all involved." Ati ku mico myiza, kubaha ndetse n'urukundo rwa Gikristo, turishimira ahashize kandi tureba imbere ku hazaza Imana iri gutegurira buri twese muri rusange. Bwaravuga Vestine na Dorcas na ubwe na MI ye. Ati "May his grace and favor continue to guide every step ahead. God bless you." Ati ubuntu bwayo ndetse n'imbabazi zayo ndatekereza ko byakomeza kurinda buri ntambwe zabo aho bagiye ndetse n'izacu, kandi Imana ibaha umugisha. MI Entertainment Limited niyo ibitangaje. Ni amagambo Murinda Habi Irene yatangaje agaragaza ko bamaze gutandukana we na Vestine ndetse na Dorcas byeruye, kandi muri aka kanya amakuru akomeje kuvugwa nuko uyu Kamikazi Dorcas yaba yanamaze kugera mu gihugu cya Canada, aho yagiye kureba umuvandimwe we Ishimwe Vestine. Bagiye kwiga ku ngingo zitandukanye. Ese bazagarukana ngambaki?
ese Grenada azabona abandi bahanzi bakomeye gute? Mubona ari abahe bahanzi bakomeye? Irene nyine hari izindi mpano azazana zizabustinga iyi Music kurusha Vestine na Dorcas? Hari ahazaza habo si hameze bate? Tuganire muri comment, wibuke gukanda subscribe ndetse na like niba ukunda inkuru nk'izi. Iyi ni Viral Rwanda, turakomeza kubikurikiranira hafi. Ciao ciao.